nshaka kuvugaho navuga nacyo kidufasha kuko burya niyo watangiye kwisobanukirwa no kuri n'uburyo uri bunyure muri bya bibazo biratandukana aricyo nashakaga gukomozaho again kiba muri iki gihe cy'icyiciro cy'imyaka turimo navuga ubugimbi biri kurangira late teens early adulthood kugera wenda tuvuge kuri 30. Ikindi kintu navuga kiduhangayikisha cyangwa gishobora kuba cyaganisha kuri ibyo bibazo ni kwa gushaka yego hari ya ntumbero twavugaga niki kiri bumpe icyanga tugishaka mu buryo butandukanye ari naho usanga bamwe babibura bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu nzoga arashaka ikintu kimwumvisha ko hari ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi hakaba n'abandi bashaka stability mbone wa mugati ndi bushyire ku meza mbone ya shati nambara mbone ya essence cyangwa se byibuze kagatike kazantegesha moto muri twe nkanyenzi ko nkunda iyo stability kumva ati yego nkora ibyo nkunda mbone nkora ibiri kumbi cyangwa ariko ngire yego ngire navuga stability cyangwa kumva yuko ibintu biri ku murongo yego biri predictable nzi ko hano ariko ubuzima bukwereka ko ntibyashoboka ko ibintu byose ubimenye ibizaba ariko ugasanga iyo nayo ni intambara nayo tuba turimo yo gushaka icyo cyangwa iyo ntumbero nuko ibintu bijya ku murongo nabyo kiza ko bisobanuye neza hari nkunda kubyitegereza ku bantu benshi umuntu afite uburyo ashaka ko ubuzima bugenda ashatse akazi arateganya kuzagura inzu cyangwa se iki arabikoze nyuma y'imyaka runaka ariko agomba no kubarensinga no ku rundi ruhande kureba ibintu biruze kumufasha kugira kumva yuko uburyo abayeho bifite impamvu cyangwa se ibintu bimushimishije cyangwa se hari abantu usanga nyine ku kazi honyine atariho ari buzi gukura iyo meaning asanga akazi aragakora ko kina amafaranga yo kujya kugira amufashe gukodesha inzu n'ibindi yego ariko ukavuga ati nkeneye no gukora ibi n'ibi I need to kubaka relationships n'abandi bantu I need to be in love I need to have a hobby niba nkunda music nkeneye kugira akantu nkora kaga hobby ibyo akaba ari ibintu bishobora ibi balance neza bishobora gufatanyiriza hamwe kugira ngo bugire ubuzima buryoshye ahubwo akabazo gato kahise kanyabatsiko hari gusanga bimwe mu byo dukora aribyo noneho bibaye isoko y'ibibazo ugasanga ku kazi niho ubonera abuse n'urugero cyangwa se mu relationships heartbreaks zabaye nyinshi ko hari ibintu still biba bishobora gutuma ya balance ikomeza kuba dynamic atari ikintu kiruze kuguma hamwe. Would you agree with me on that? Yego ari nayo mpamvu byombi tubikeneye utagira meaning gusa ngo ubuzima bwendereye cyangwa bukomeze cyangwa ngo ugire stability aho ushobora gusanga hari umuntu ushobora guhembwa amafaranga n'injangwe itasimbuka ariko ugasanga hanyuzwe n'ubuzima ari kubamo kabona ntiyishime n'ibyako gazara gafite baramushima ariko ntibihagije niyo mpamvu byombi tubikeneye niyo mpamvu iyo combination navuga ituma umuntu abasha kugira ubuzima bwiza biri relative ariko byibuze abasha kugira ubuzima bufite ubusobanuro. That's good. Thank you so much for that. Ikibazo none ubundi mo ndibaza ni ikibazo kivuga giti ese birumvikana abantu benshi ntabwo tumanaginga izi mpinduka mu buryo bumwe kandi tuba dufite n'impinduka zitandukanye burya nubwo turimo turabivuga ariko nta ntekereza ko turimo turayimaramo hari umuntu impinduka zizaza hakazamo uburwayi n'urugero ugasanga bwatarinze uburyo yagize hari uzagira pressure on marriage ugasanga yatashye mu rugo mbere yo kumusuhuza amanzi bamaze ati uko ari he cyangwa se iki different pressures ugasanga umuntu yatakaje umuntu cyangwa se yatakaje ikintu runaka mu buryo atari yiteze
hari ibintu byinshi kamwirukana ku kazi akamara imyaka 3 niyicaye. exactly arimo araguriza abantu amaze kugira imyenda kandi yitunze nta muntu uri umucumbikira abantu bose bamwinuba. hari ibintu byinshi tutashobora kurondora hano buri muntu ashobora kubishobora bihuye n'ubuzima ari kubaho mu buzima turimo turagenda turabamo. Ikibazo ni ese ni iki ushobora kubwira umuntu ashaka kugira ngo twinjire mu kintu gishobora kuba cyafasha umuntu kugira hope? Ni iki umuntu aba akwiye kumenya igihe arimo arashaguringa n'ibintu byose? Icyambere nta mvura idahita. Abanyarwanda bakundira navuga iyo sagesse cyangwa ubwo bumenyi ubwo bushishozi ni ibintu twasanze kwa kenshi iyo uri kubinyuramo bumva ndavuga ngo iki wumva n'ejo utari buramuke ukajya bikora ukavuga hajya cyari guhumeka byo ntibyampitanye bimeze gute nta mvura idahita. Kuri bamwe nshaka kwa mbivuga imvura kudahita bivuze bitandukanye kuri twe bishobora kuba iyo myaka 10 niyo reality. Ntabivuga umuntu akavuga ati cyo nshatse kuvuga nuko nyuma y'icyumweru bizarangira si cyo nshatse kuvuga. Ndabizi neza yuko turi kunyura mu bintu bitandukanye. Kuri bamwe iyo mvura ishobora guhita nyuma y'imyaka 10 abandi 5 abandi amezi ariko cya kizere cyo kumva yuko mu gihe hakiri ubuzima mu gihe nkiri guhumeka ibintu bishobora guhinduka nimbigiramo uruhare. Icyo ni kimwe. Ikindi ubuzima wowe ubayeho njye sinabushobora kuko ntabwo ndi wowe. Ni naho kenshi dukunda kuvunikira no kubura icyizere bikazamo. Gamariyeri ubungubu asigaye afite YouTube channel njyewe nta na initiative nimwe mfite n'urugero ndi gutanga njyewe nkorera abandi gusa ubwo se ubuzima bwanjye buzabiki ntabwo ubuzima bwacu bushobora kumera kimwe. Usanga kimwe mu bituma dutakaza icyizere urareba abandi tidora aho abandi bageze twese navuga impamvu itumye turahanga iratandukanye. Ninshaka kujya muyaga marire nzavunika nzanataka icyizere kuko uko abikora siko ngiye nzashobora kubikora. Kandi sinzanarebaga ejo ndavuga ati nimba hari path y'umuntu already created then iyo ntabwo ikiri path kuko path nyine ni hahandi cyangwa icyitwa urugendo rw'ubuzima ni hahandi uzagenda udiscoveringa cyangwa umenya ibintu bitandukanye. Ni cyo kumenya ati urugendo rwanjye rw'ubuzima n'urwanjye si urwaga Mariya mfite ibyo namwigiraho mfite ibyo yanyigisha nkuko nanjye mfite ibyo namwigisha ariko ntabwo twaremewe kuba bimwe. Icyo nacyo ni kiri mu bintu bituma abantu bataka icyizere ko uzareba umuntu arakwistaga mu gati kambayeho sigaye inyuma. So icyo nacyo kuvuga ngo turimo turavuga ku bintu bishobora gufasha umuntu urimo uragirwaho ingaruka n'izi effects cyangwa se ikintu umuntu aba akwiye kumenya mu by'ukuri cyashobora kumufasha. Navuze ko imvura idahita kumenya ko urugendo ruri individual. Muri urwo rugendo kuba individual uzahura n'amajya uzahura n'amaza uzagira n'iminsi myiza haga iminsi yose siko iminsi yose azaba ari mibi. Ikindi shaka umuntu umutwe umwe wibwira gusara pe nuvuga ati ndabimenya ndabyimenyera ndabigira ibyanjye uri buvunike. Ushobora gusanga wenda ikintu ndi kunyuramo ubu cyenda gusa nicyo Gamariyeri yanyuzemo afite n'ukuntu yabitambutsemo wenda byakubaka bikagwa za mbaraga zo gukomeza gushaka kurwana no gutsinda. Ntekereza ko ari kimwe mu bintu binakunda gukomera abantu benshi. Even personally ntekereza ko I struggled hani mu kintu kijyanye no kubwira umuntu ikibazo ufite numvaga yuko ndi umuntu ushoboye gusolvinga ibibazo problem solver. Kubwira umuntu yuko nkeneye ko mfasha ikintu runaka gishobora kuba
ikigaragara akiri kigaza ko natsinzwe ko nta kintu nakoze ntanakigeza ko ntekereza ko hari abantu benshi muri culture yacu cyangwa se umuco wacu kugisha inama cyane cyane ku bintu abantu bashobora kubona yuko byakunaniye watsinzwe ntekereza ko ku bantu benshi bishobora kugora kandi kuri aho ntabwo ndi kuvuga ngo yego hari ababyize navuga bikora nk'umwuga nkawe nkanjye ariko si icyo gusa ushobora no kwegera umuntu bisanzwe ntimwumve ngo hano turi kuvuga gusa ngo jya gushaka ubufasha ariko wikihererana ibintu niyo mpamvu tutaba ku karwa niyo mpamvu tubaho muri quartier ugasanga ndaba mu nzu yego nturanye na kanaka mvukana na kanaka nimba ufite ayo mahirwe wowe nshobora kudafite abavandimwe ariko ufite abaturanyi cyangwa inshuti ukaba ari ikintu kikuremereye iyo kigumye mu mutwe kirakura kikaba imungu kigatangira kikakumunga ariko uko urushaho kugishyira hanze bya mbaraga cyari kigufiteho na bya bintu kiri kukubeshya ati noneho nturi buramuke noneho biragabanuka kuko ubonye umuntu ugutwaza muri uko kugutwaza rero biranoroshye yuko utangira no gutekereza noneho ku bisubizo atari ukuvuga ngo wa muntu azaguha ibisubizo byose sinacyo ukeneye ariko byibuze kubisohora muri uko kubisohora biraha umwanya ubwonko bwawe gutangira gutekereza ku bisubizo. I agree with you on that. Kubwira umuntu ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha uko kubivuga byo byonyine usibye kuba bishobora kuruvura n'ubwonko bwawe icyo kintu usorejeho ubasha kubisobanukirwa neza kurusha niba ufite depression urugero ubusobe burava biraza ku buryo byari bisobanye yego buryo yani nako kamaro ntekeza k'inshuti nkunda no kubivuga ahantu henshi kubwira umuntu ikibazo niyo mpamvu psychologist bamwe usanga banari kumenya ibintu bijyanye no kwandika niba ufite ikibazo ushobora kucyandika kubera iki kiragufasha kubisobanukirwa kumenya n'uburyo ubivuga biratuma iyo uko kubisora byo biratuma urushaho kugira imbaraga ku bibazo runaka bikuremereye ndetse unaruhuke. I think yuko nikiza yuko ikintu kijyanye no kugira umuntu usaba ubufasha cyangwa se kugira umuntu ubwira ari ikintu abantu benshi kwiga tukametriza. Nanjye kingora nkiri kwiga ariko namaze kubona this is as a professional no mu buzima bwa buri munsi maze kubona ko ari ikintu gifite inyungu mu buzima byaba ari ubuzima bwawe bw'umukozi cyangwa n'ubuzima bwawe bwa buri munsi turabikenera tugira igihe cy'intege nkeya turi abantu tuzakenera uwo muntu. That's correct. Sinzi niba hari indi message bifuza gutanga mbere ko dusoza gusa tuganiye ku bintu byinshi impinduka ntekereza yuko ari cyo kintu cya mbere kidahinduka icyo kintu cya mbere yanze kuze kuba gihari. What is your final message? Impinduka zizaza hari igihe umuntu avuga ati ningira 27 ibibazo bizagera naho bizajya. I'm sorry to disappoint you cyangwa se I would have loved kubabwira ati things are other ways ariko uko tubinyuramo biri mu maboko yacu uko tubinyuramo uko tubisohokamo ibyo it's on us ni ibintu dufiteho control naho ibizaza byo ejo bundi uzapplying ahantu hakunze bakwangije ariko siho honyine gerageza n'ahandi gerageza ibintu bitandukanye ba open minded kandi atari ukuvuga ngo uri kubikora kana kubyikorera bizatuma ugira icyanga cy'ubuzima bwiza yego cyanga cy'ubuzima kandi ikindi kumva yuko nibyo bituma tugira ubuzima nicyo mpamvu cyitwa ubuzima. Ikindi ushaka intumbero it means different things for us. Hari umuntu ushobora guhera mu gitondo kujya ku mugoroba akora imigati akumva arishimye ntimwumve gusa ngo ni ukuba umuyobozi ni ukuba a celebrity ni ukuba umuhanzi hari ibintu byinshi ntabwo nari nzi ko gukora umwuga w'umusaykologist ari ibintu byampa
kunyurwa cyangwa ari ibintu nakunda gutyo. Hari ibintu bitandukanye. Ndumva ari ubwo butumwa natanga. Ikindi, tumbera gushaka ikintu uzi gukunda, ikintu uzi gukora neza, unarebe se ndi gukemura ikihe kibazo mu byo ndi gukora. Ubwo nagiye cyane mu bijyanye navuga n'intumbero no kuvuga ego ndi gukemura ikihe kibazo, ni n'iki nakwishyurirwa. Uvuga ngo ako kantu usoreje n'uva ari akantu kari realistic, aho gusa nk'unavuga ati ndashaka gukora ibintu nkunze, ngiye ari gucanga gitari ku mazi ariko ugasanga nta muntu ubuze kubimwishyurira. So I think kureba uburyo uhuza ibyo ukunda, intego ukabihuza n'ikintu society ikeneye ku buryo n'ikibazo uri gukemura bari buze kuguha amafaranga kugira ugikore. Kiza kari akantu kari realistic umuntu akwiye guhahira. Ko nk'uwo muntu wa gitari si ikintu kibi, ariko ukavuga si iyo gitari nayikorera, wenda nshobora kujya mu kigo cy'ishuri abana nkabigisha gitari, wenda ugasanga abakiriya ntabwo nababona kuri aya mazi, ariko mu kigo cy'ishuri nshobora kubona nkabyishyurirwa cyangwa nkayigisha muri kaminuza. So it's also how we frame things. Ikintu nukirebera mu ndorerwamo imwe uravunika. Ikindi, failure izaba ariko si iryo herezo. Urakoze. Ikindi kintu wa highlightinze wavuzeho ni ikintu kijyanye nuko izi mpinduka yanze kunze nta tuzihungira zigomba kubaho. I think I agree. Usibye n'impinduka even n'ibibazo umuntu agenda ahura nabyo mu buzima, kiza yuko sinzi umuntu nabonye ari marabazi ikibazo bati wakubwira ngo we ubuzima butagira ibibazo nta challenge ubuzima wabwemera. Ikibazo ngitekerejeho nsanga wamugani ushobora gusanga butaba buryoshye, right? So ntekereza yuko umuti hanini cyangwa se igisubizo kiba kiri mu buryo twiyongera ubushobozi, twiyongera imbaraga zo kuba waca mu mpinduka zose ubuzima bukugiyeho, kwiyubakamo ubudaheranwa. Exactly, ubudaheranwa nicyo bita resilience mu cyongereza. Kuba wa muntu ufite skills cyangwa se ubumenyi ni ikibazo ahuye nacyo yizeye yuko ari buze kurwana nacyo akabasha kuzamuka. Ntekereza ko ari nacyo kintu cy'ingenzi mba numva kwigisha ku bantu bose bagira like mu buzima mu byose umuntu akora, akongeraho kwiga ibintu bishobora gutuma abo umuntu ushobora guhangana n'ibibazo byose ubuzima bushobora kumuzanira. Ntekereza yuko ari imwe muri messages nakuza ko numva twasoza. Nishimiye yuko wanye natwe abadukurikiye kugeza kuri no munota, namwe ndabashimiye. Nizere yuko ikiganiro hari byinshi byakunguye ku bijyanye n'ibyo duhura nabyo mu buzima, haba bijyanye n'impinduka tugenda duhura nazo, ingaruka zishobora kutugiraho, cyangwa twavuze ku bijyanye na depression, ndetse n'uburyo ushobora kubyigaranza cyangwa se gutsinda ibyo bintu byose biba bishobora kuba byakuzitiye. Ntabwo ibintu byakuzitiye ari kugira ngo biba bishobora kugukomeretsa kugira gute, ariko ushobora no kubonamo opportunity y'uko bishobora kukugira strong, bishobora kugira umunyembaraga mu buzima byanze bikunze. Niba wakunze content nawe gukora subscribe, like, share na comment. Wifuza kubabwira nabo bakore subscribe, welcome. Ubutumwa bubakurisha ni bwiza, nanjye ndabukurikira nkamwe hambashishikariza kubakurikira. Okay, thank you so much. Reka tuzongere kubonana ubutaha.